byinshi kunyura mu matwi, ibikuza mu ntekerezo ndetse n'ibikomeje gutera impaka n'urujijo kuko bisa n'amayobera. Politiki y'isi, impinduramatwara z'urudaca ndetse n'intambara zabaye nk'icyorezo, ibyo bigahurana n'iyo noneka ry'ubuzima bwa muntu uyu munsi. Kuri iki kiganiro uyu munsi reka mbabwire gato kuri aliens. Ese mu by'ukuri kuki twebwe abantu twanga aliens? Ese aba ari uko zibaho zihisha cyangwa nuko zifite ubwenge bwenda kwegera ubwacu twebwe abantu? Ese mu by'ukuri aliens zibaho? Ushobora kuba ubyemera, ushobora kuba utabyemera, cyangwa se utanajya ubyibaza, gusa ukuri ni uko utabifiteho amakuru ahagije. Ese waba ujya wibazaho ko ari n'uvuga muri Bibiliya yakuye umugore? Hari byinshi bishushanya amayobera. Kuba tutagira byinshi tumenya kuri za aliens, bisa naho hari itsinda ry'abantu rifite inshingano zo kuturinda amakuru yose afite aho ahuriye n'ibya aliens. Ibi ni nabyo bikomeza gutera abantu impungenge. Mu mwaka w'1968 nibwo filime yiswe The Aliens yasizwe hanze. Ni filime yanditswe n'uwitwa James Cameron. Uyu ni nawe waje kuyibera director. Mbere y'iyi filime The Aliens, abantu benshi batekereza ko iri zina alien rivuga umunyamahanga. Gusa nyuma gato y'iyi filime The Aliens, abantu benshi batangiye guhamya yuko habaho space aliens, ni ukuvuga ibinyabuzima byo ku yindi mibumbe. Miniyaha mu minsi iri imbere nzakorera ikiganiro kirambuye ku bijyanye na aliens. Mwari kumwe nanjye Miguel Naja. Aha ni muri studio ya Trigger Paul. Kwifuza gukurikira ibiganiro byacu byo mu gihe kizaza, mwibuke gukora subscribe.